Byatangiye ubwo bari mu kiganiro uwitwa M Irene ari kuganiriza uwitwa Vestine na Dorcas bamamaye mu kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubwo uwitwa Vestine abwiraga Dorcas murumuna we amubwira ati uzaramuka ushatse ungana gutya nzafata inkoni nkukubite, ati kuko ni ibintu biba bitoroshye cyane ushaka uri umwana ntago ari ibintu byiza cyane, ati ntago ari ibintu nagira inama ngo uzabikore nka murumuna wanjye, ati kuko nanjye bikoze ntago byamiriye. Ibi byagarutsweho cyane ubwo yashyiraga ino SMS hanze abantu bakagira ubwoba ngo yicuza ibyo yakoze kandi ngo Imana iriho ngo ibikemure. Ibi benshi batangiye kubishyiraho umucyo nyuma y'uko uwitwa Vestina agiye ku rukuta rwa X agatangaza ibintu bikomeye cyane, ibintu bifite umubabaro, amagambo arimo agahinda kenshi agira ati uyu munsi ubuzima mbayemo ntabwo aribwo nari niteze, mbayeho ubuzima bubi kandi ntabwo aribwo nkwiye. Akomeza agira ati nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye, ariko Imana yemera ko byose bibaho kugira ngo twige, kugira ngo tumenye ko tuba mu isi. Yakomeje agira ati kandi nize byinshi namago zongera kumbeshya ukundi ngo yangize ubuzima bwanjye. Ati kandi undi mugabo nzahitamo nzabanza menye uwo ari we, menye akazi akora, menye umuryango we, mbashe kumumenya neza. Ati kandi n'ubundi ndacyari muto yanziye igihe kirekire cyo kuba nakiga kuwo muntu nzabana nawe mu buzima bwanjye bwose. Ni message ndende, ni message yatunguye abantu kandi ikanabakura umutima ubwo bayibonaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kandi bakabona ko yanditswe n'umuramyi ari we Vestina. Ubundi kuva na kera byatangiye ibintu bitungurana, babona Vestina wari usoje amashuri yisumbuye rwose nta gihe kinini giciyemo, barabona ngo akoze umurenge. Ibintu byatunguye abantu benshi, ibintu byabaye mu bwihisho bikagaragazwa kuri channel imwe ya manager wabo ari we Irene, banashinja ko ari we warakoze iyi deal kugira ngo Idrissa Wedarayego ashakane n'uyu Vestina, kuko byaragaragaraga ko uwitwa Vestina agiye ahantu hashoboye kuba harimo indi triki, ubundi buryo, izindi mbaraga kugira ngo babashe kuba bahuje n'uriya mugabo w'umunyaburkina Faso. Yego benshi baravuga ngo na amafaranga, ngo afite amafaranga menshi nyine ngo agiye ahantu atazabaho nabi, ariko n'undi bandi bakavuga bati n'undi baramaze kwiteza imbere, barimba indirimbo nziza kandi zigakundwa, ati bakuramo amafaranga. Ati rero si yamujyana ku mugabo w'umusaza, ku mugabo umurusha imyaka igera kuri 14 yose, ati rwose umwe yazasaza undi akiri inkumi, akiri umugore ushinguwe, rwose umugore ufite imbaraga nyinshi. Ubwo rero nyine ni ibintu abantu benshi bavugaga, ariko ubu ngubu rwose abantu kugenda bavuga ko nta nduru ivugira ubusa. Ibyo rero byarabaye nyine, ubukwe buraba, umurenge uraba, ubukwe buraba, ubwo birakomeza nyine bigera naho ajya iwabo kumwereka mu miryango, ariko akajya avuga ko yaragaraga atameze neza kubera kuba akumbuye uwitwa Dorcas murumuna we, avuga ati rwose kuba naramenyeye korana nawe ku gitanda kimwe, ati kuba ari umuntu duhora turi kumwe igihe cyose, nkaba mbona uyu munsi ari kure yanjye tutari mu gihugu kimwe, ati ni ibintu byangoraga cyane nyine. Ariko yavugaga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, agenda atangaza mu biganiro yakoraga kuri YouTube channel ya M Irene ari we manager wabo. Byarakomezaga kandi uwo yaturaga ibibazo nta wundi ni murumuna we, niwe yandikiraga ko atameze neza, akavuga ati rwose murumuna wanjye ndagukumbuye, ngwino rwose ndebe ko nakubona kugira ngo mbashe kuba naruhuka ibi bikomere ndi guterwa n'uyu mugabo Idrissa Wedarayego. Ubwo niko kandi nyine ngo mu rugo babaga batishimye, babona ko nyine hari impinduka zihari, nk'abantu babageni ntago babaga bishimye, ugasanga buri mwe akwigenda atuje ntameze neza cyane. Noneho biza kuba indi nkuru ubwo uwitwa Vestina yahamagaraga umuryango wabo ukamusanga mu gihugu cya Burkina Faso, ukaganiriza umuryango nyine, ukabasha kuba wabunga nyine, bakavuga ati mujye muri cyamwiyunge nk'abantu bakuru, uti urugo rushingwa gutya. Ni ibintu byinshi byabereye hariya muri Burkina Faso ubwo uwitwa Vestina yari yagiyeyo. Ibyo byararangiye rero, uwitwa Vestina agaruka mu Rwanda azanye n'umugabo we Idrissa Wedarayego bavuye mu gihugu cya Burkina Faso. Ubwo rero baraje baba hano i Kigali, bakodesha inzu imwe mu zihenze hano mu mujyi wa Kigali rwose bayibamo. Ubwo ni nako nyine uwitwa Vestina yagarutse mu nzu imwe akabana n'uwitwa Dorcas. Ubwo yaraje barabana, umutuzo ugarukamo gakeya nyine,
ariko n'ubundi bikomeza kuba bigaragara ko uwitwa Vestine atishimye. Bahamagara n'abitwa ba Irene bose baraza bavuga ati se ibi bimeze bite, ati ntago nishimye rwose ngewe umugabo ntago dushobokanye. Vestine mu marira menshi rwose aravuga ati ubu noneho nta nubwo ndi bubashe kuba narara mu inzu urimo, ati ngiye gutanga iwacu. Ubwo Vestine yahise ategiye yihuse arataha ajya iwabo i Musanze. Aravuga ati umugabo nashatse ni ikigeragezo, ati nabanje kumushaka ntazi uwo ari we, ati nicyo gihe nanjye nkaba nakisubirira iwacu mu rugo, nanjye nkongera nkabaho nk'umwana mu rugo, kubera ko rwose uyu mugabo ntago dushobokanye, ntabwo yuje ibyo nshaka nk'umugabo, ati nuwo kuntira agahinda gusa, ati ntago nimwifuza mu buzima bwanjye, ati igihe kinini nzongere nshake umugabo tuzabana ubuzima bwanjye bwose, nta numwe wicuza ko yashakanye n'undi. Ati ariko rwose naho ubu ngubu rwose, ati nayo ndicuza byinshi, nahisemo nabi, natekereje hafi, ati ariko ubu ngubu ndi kubona amasomo. Ati kandi amakosa arakosoka, byose bikarangira umuntu agasubira uko yarari akongera akishima. Gusa benshi bakomeze kwandika ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko uwitwa Vestine ashobora kuba na divorce yararangiye, akavuga ko rwose yaba yamaze no kuba yataha iwabo i Musanze, akaba yabasha kuba yasubira mu buzima bwe yifuza, mu buzima bwiza. Kuko muri SMS yanditse yagapostinga ku mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha, yavuze ko ngo undi mugabo azashaka. Ni ibintu rero ni ijambo ryatunguye abantu benshi, bavuga ati se Gatanya yarabaye, ati se byararangiye ntibakibana. Ni ijambo nyine ryatunga abantu benshi, bavuga bati ubwo ngubwo Gatanya yarabaye. Nicyo kintu abantu bari gushidikanyaho, gusa amahirwe menshi nuko byabaye, kuko iriya SMS niwe wamaze kuba yayipostingira ku mbuga nkoranyambaga ziwe akoresha. Gusa benshi bakomeza kuvuga ko ibintu bibaye kuri Vestine, umwana w'umutambyi, umwana wakuze asenga Imana, akurira muri korali aririmba, akaba akoze gatanya mu gihe kitageze no ku mwaka umwe. Baravuga bati ni igikomere gikomeye mu buzima bwe, atazigera yibagirwa n'umunsi ari wo wose, atahubwo ako ari ibintu agomba kuba kwicara agatekerezaho neza cyane, kuko byazamugiraho ingaruka no ku mugabo wundi azashaka. Ati kandi n'igisebo gikomeye cyane ku bana b'abakobwa nka Vestine na Dorcas, bari bamaze kwamamara, bari bamaze kuba bakandika izina hano ku ruhando nyafurika, muri East Africa yose, kumva ngo yatandukanye n'umugabo ni ibintu bikomeye cyane, no kuba ari igisebo ku babyeyi babo. Bavuga bati dufite abana b'abastari, atariko bashwana n'abagabo buri munsi. Ni ibintu bitagaragara neza cyane kabisa. Ntabwo ari byiza ku bana b'abakobwa nka bariya Vestine na Dorcas bari bamaze kwamamara ku ruhando mpuzamahanga, nko muri Afurika, muri East Africa yose rwose bari bamaze kuba bakamamara. Bano banjye rero ndabakunda, hano ku Mana TV mbaye mbashimiye, kugira ngo mujye mukomeza mudukurikiranire amakuru yacu, amakuru yanyu hano ku Mana TV abahari cyane gatanu, kandi kwana subscribe ukande kuntugera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yose kandi meza gatanu. Kandi ndabakunda cyane kandi murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nje mubona ni Christophe, murakoze.